iyanjye ni indirimbo twise uwanjye kubera ko ari izina ry'ikinyarwanda, akenshi mu cyongereza usanga bamwe bavuga ngo ni mine, cyangwa se wowe utekereza ko azaba uwawe mu gihe mutari kumwe ubu nonaha. So rero uwanjye ni indirimbo isobanura ko umuhungu aba agomba kugira icyizere nubwo yaba ari kumwe n'umukobwa, ku gihe kizagera akabubiwe. Ni iki cyaguteye inda ukayita uwanjye? Mu buzima bw'abasore bari hano hanze n'inkumi, urubyiruko muri rusange, cyangwa se umuntu ukiri ingaragu utarashaka, hari igihe usanga inshuro nyinshi afite umukobwa bari kumwe, ariko ugasanga uwo mukobwa ntabwo amufitiye icyizere yuko azaba uwe, kubera ko wenda abona hari kompetisiyo z'abandi bantu. Se urumva ni ibintu nyine ugenda ubona muri sosiyete bisanzwe. Nta muntu kuri njyewe umwihariko nayituye abanyarwanda muri rusange. Mwatubwira wenda nka weekend yawe? Weekend yanjye mba ndi mu rugo bisanzwe, akenshi mba mfite umwanya nta yindi gahunda nagize, mba mfite umwanya wo kuguma mu rugo nkicara nkatekereza udushinga twanjye se cyangwa se imiziki nkora, hanyuma iyo ngiye kuruhuka byo ndeba filime muri rusange. Iyihe filime ukunda kureba? Nkunda kuba ndi kureba Netflix cyane. Navuga ko buri munsi iyo ubyutse wumva uri muzima utarandura ino corona nibwo uha agaciro ko hari abayirwaye se, cyangwa se ikagutera nayo kuyirinda kugira ngo bitazakubaho. Njyewe kuri njyewe ntabwo nkunda kujya ahantu hari abantu benshi, ariko niyo nmenye ngo ngiye ahari abantu benshi ndambara agapfukamunwa nkagenda na sanitizer mu ntoki, ntacyo bintwara. Umutoza watubwira wenda nk'ubutumwa uri guha abafana ba Goma bano muri iyi minsi, ese n'icyo basaba, n'iki se uri kubategurira mu minsi iri imbere? Abafana banjye aho bari bose nababwira ko mbakunda, nkunda kubona binshimishije ko bakurikirana ibintu nkora kandi bakabyakira neza, ni ibintu by'agaciro kubagira. No muri uyu muziki rero udafite abantu bagusapotinga urabyumva ntabwo biba byoroshye. Rero nababwira ko mbakunda, bakomeza dushyigikire, barebe indirimbo nayo sharinge ku bandi bantu. indirimbo ngiye kuyisobanura ukumva byagorana cyane kuruta umunyarwanda cyangwa umushuti wa active, umukunzi wa active yayumva. Nkeka ko kuyumva ari byo byatuma asobanura ikubiyemo kuruta uko nayisobanura. Gusa harimo mesaje nyinshi zirenga 3. Mwatumiramo mu makeya wenda nk'izo mesaje zirimo nk'umuntu utagize amahirwe yo kuyumva? Ni ibintu nyine harimo true story, harimo numva nyine ahakubiyemo ibintu by'inkuru zabayeho hamwe na hamwe muri Kigali. Urebye ni indirimbo ikubiyemo inkuru z'ibintu byigeze kubaho cyangwa na n'ubu bikibaho. Se weekend ya Olivis bimeze ite kuva mu gitondo kugera ku mugoroba? Weekend yanjye ukuntu imeze ubusanzwe hatazi ibibazo bya corona, muri weekend nari umuntu ukunda kujya muri gym, nakundaga kujya muri siporo. Nyuma ya siporo nkataha nkakora douche, nareba filme, donc muri weekend nkaruhuka kuko indi minsi isanzwe umuntu aba ari kugenda cyane ashakisha. Bidakuyeho ko n'ubu siporo nyizikora n'ubwo ibya gym bitagishobotse kubera guhurira muri ruhame, ariko na n'ubu ngerageza gukora siporo zo mu rugo iyo ndi muri weekend. Ngerageza kumva imiziki rimwe na rimwe ibigezweho, kureba kuri internet ibigezweho, no kureba filime. Ubundi weekend yanjye no kubimeze. Filime muri iyi minsi uri kumva ni filime yitwa gute? Filime muri iyi minsi wavuga ngo iyi filime ni ikungahaye umutima muri iyi minsi aho ndimo. Filime ejo narebye nakangurira n'abantu bakunda filime kuba bayishaka, ni filime yitwa Project Power. Yani filime nziza cyane ya action, nkeka ko abantu bayikunda. Ubu nk'ubu wakurikiye filime y'undi butumwa wumvamo ubona birimo bwatuma umuntu wese yayishaka cyangwa se yayumva ni nk'ubuhe? Urebye ni action muri rusange, sinzi ko nasobanura ubutumwa buri muri action. Gusa abantu bakunda filime z'imirwano za action nkeka ko yabaryohera. Abakora ba Active ese nihe mishinga muri kubategurira, nibihe bikorwa muri gupanga? Abakozi bacu icyo nababwira cyo dufite indirimbo nyinshi. Twagize ibyago corona itaraza, twari dufite uburyo tugiye gusohoraho indirimbo, twashaka gusohora indirimbo nyinshi icyarimwe mu buryo bw'uko twashakaga no kuzipromotinga kugira ngo mu mpera z'umwaka hazabe igitaramo, nuko corona ntago yadukundiye.
ntibyabasha gukunda ibyo twari twarapanze. Niyo mpamvu twari twaritonze turavuga ati kugira dusohore indirimbo muri iki gihe tuhatera ku banyarwanda bose itameze neza, reka tube turindiriye tuzatangire kuzisohora abantu bari kugenda bamenyera ibya korona. Ubu ngubu turi kugenda twitoza kubana nayo, niyo itashira aka kanya, ariko ndizera ko abanyarwanda bari gukurikiza amabwiriza leta ishyiraho yo kwirinda, ari nabwo buryo bwiza bwo kugerageza kubana nayo. Rero niyo mpamvu twatangiye gusohora ibintu, kubera ko twabonaga ko ibintu mu buryo bwo kwirinda cyangwa n'ikibazo twari tuyifiteho cyane cya korona cyagiye kigabanyuka kwa. Icyo nakwizeza abafana bacu, dufite ibikorwa byinshi twari twarateguye gusohora nyine mbere y'uko korona iza. Ubu ngubu nibwo tugiye kubisohora, n'indirimbo nshyashya yasohotse nayo yagombaga gusohoka icyo gihe. Icyo nabizeza ni uko hari ibikorwa byinshi, uduhereye no kuri iyi ngiyi byari n'ibyari hanze. Ubu turi kuri gahunda yo kuba twayikorera video nayo ikahita isohoka ahangaha. Video imaze gusohoka ntabwo tuzatinzamo, tuzahita dusohora n'izindi audio. turangiza wenda mwatubwira icyo musaba abafana abakunzi banyu ndetse mukaduha agakarasi kuko karorije n'abikira. Icyo nasaba abakunzi bacu ni ukutugirira icyizere, turabakunda, bakomeze baduhe urukundo rwabo. Urukundo rwabo nirwo rudutera imbaraga zo gukomeza tubakorera ibintu byinshi. Ndizera neza ko ubu ngubu bagiye kubibona ko pause twari twarashyizemo kubera ikibazo cy'uko tutari dufite ibyo tubaha, ahubwo ni ukubera imbogamizi za korona zari zabayeho natwe wenda zikatugeraho. Mwatumuduha agakapera gatoya cyane, wenda niba bishoboka ko indirimbo Kigali. Igitero cyanjye kivuga gutya: Kigali ni dance, anojye bwaneba, amajoro niha, ibaruwa riraye, social network intambara z'urudaca, kapoza yitubiza tugiza amabano, gitoza gitera. Yani ibyo ngibyo murakoze cyane kuba muduhaye umwanya mu kiganiro cyane n'ibyamamare kandi mukomeze mugire weekend nziza. Murakoze namwe.